Umugore uri mu kigero cy'imyaka 34 wo mu karere ka Gakenke wakoraga akazi ko gutunganya ibyo kurya no kunywa mu kabari afunzwe akekwaho kwica Muchoma akoresheje icupa. Ibi byabereye mu murenge wa Ruli mu ijoro ryakeye ku isaha y'isa 2 z'ijoro. Uyu ni umwe mu baturage ubwo byabaga yari ahari, umva uko yatubwiye. Zabaye nka saa moya hagati ya saa moya na saa moya n'igice. Byagenze gute ubwo? Ubwo makuru numvishe nuko ngo uwo Muchoma yarari gutegura isi y'umukiriya. Yego. Ngabwiye uwo mukobwa ngamuzanira ibirungo ngaraza ngaza ari kubimujugunyira. Ari kubimujugunyira rero Muchoma aramubwira ati ngibi ati ngiye ubukoze ati ntago ari byo ntago ariko bubaha abantu b'abasaza kuko umusaza arasi imyaka 50 ngo ni 6. Ubwo icyabayeho nyine ubwo ngubwo bashaka kuba bavuganye nabi. Uwo Muchoma yari afite 56? Ni 56. Ubwo rero habayeho kuvugana nabi barashogoranya uwo mukobwa ngafata icupa ngararimena azana cya kimene gisigaye akimutwara tuza ngo mwijo. Ubwo noneho uwo Muchoma yikubita hasi. Abagiye kumureba babashije kugeraho ngo basanze yaguye mu ibase yari ihari ngo yagwiriye n'isi yari arimo atunganya. Ubwo rero yabuze ubutabazi wenda bwihuse. Ubwo hashije akanya uwo mutsi wacitse wo mu ijosi ahita apfa. Ubwo rero numva ko kubera ari mu cyokezo bashobora kuba nta n'abandi bantu benshi bahagendaga ku buryo bari kumuramira. Ubwo bibutse kumugeraho basanga yapfuye. Yego. Inzego z'ibanze zahageze nka ryari cyangwa se izindi nzego zabatabaye? Urebye mu saa moya n'iminota 40 bari bahageze ntabwo batinze. Saa moya na 40 bari bahageze ntabwo batinze. Yego. Ubwo bushyamirane se abo bantu bari basanzwe babanye gute nk'abantu mukurikirana amakuru hafi bari basanzwe babanye neza cyangwa ni kwa kundi wenda umuntu agira umujinya? Amakuru numvisha nuko ngo batari babanye neza kuko umukobwa ngo hari ibintu byinshi ngo bagashaka kuba yasha kuko yarashinzwe amashambure yaho ngo n'amarogi nako n'amarogi. Yego. Uwo mukobwa ngo yarayashinzwe ngo akaba afite amafaranga ngo yabagashaka nko kuba yanyereza. Noneho uwo mugabo ako gasaza kakajya kavugisha ukuri kakamubwira ati ibyo gukora ntago ari byo ati byo kuba wahumbya mabuja. Ubwo rero turi gukeka ko ari byo baba bapfuye. Ku rundi ruhande ariko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Nyasingira Bakunzi yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu mugore yatawe muri yombi ndetse iperereza ryatangiye ngo hamenyekane ukuri. Yagize ati nibyo koko uriya mugore uri mu kigero cy'imyaka 34 yafashwe arafungwa akekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo w'imyaka 50 wari Muchoma. Iperereza ryahise ritangira ku cyateye uku gushyamirana. CIP Ngirabakunzi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda urugomo n'ibisindisha kuko aribyo akenshi bibatura mu byo. Hari amakuru ikinyamakuru Igihe cyamenye ko uyu mugabo wapfuye yanajyanye icyuma agiye kugitera uriya mugore akingaho icupa rirameneka ari naryo yamwicishije. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya polisi i Ruli mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Ruli mu karere ka Gakenke gukorerwa isuzumwa.